Iri ni itangazo ryasohowe na polisi y'igihugu cy'u Rwanda rireba abanyarwanda bose kuri uyu wa 19 z'ukwa karindwi 2025. Iri tangazo rikubiyemo ibintu byinshi bigiye kugirira akamaro abarangije kwiga kaminuza, guhabwa akazi, guhabwa amapeti ndetse no kwinjizwa mu gipolisi kubera impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zikubiye muri rino tangazo. Ni itangazo risohotse kuri iki gitondo ribwira abarangije kwiga kaminuza kuba utarengeje imyaka 25 yakitegurira kuba yajya gukora ikizamini cya polisi yazatsinda agahabwa amapeti ndetse akazajya ahabwa n'umushahara ushimishije. Byose tugiye kubira muri rino tangazo n'impamvu igipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda cyasohoye rino tangazo, ibyo cyifuza ndetse n'impinduka cyifuza mu gipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo abapolisi benshi buriya binjiraga mu gipolisi ni ababaga barangije kwiga za segonderi, bakajya kubabona konta ahandi hantu bazakura akazi, ariko noneho polisi y'igihugu cy'u Rwanda yatanze by'umwihariko poromosiyo ku barangije kwiga kaminuza, imishahara yabo izaba iri hejuru. Byose reka tubyinjiramo turebe impamvu imishahara ndetse n'amapeti bazajya bahabwa bakigera mu gipolisi. Ngira ngo uyu mukobwa uri hano ku ruhande uri kumubona, imyenda yambaye itandukanye cyane n'iy'abari abapolisi wirirwa ubona mu muhanda. Iri peti afite, ipeti yahawe ryitwa gute? Tugiye kubana ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV. Kora subscribe kujya tubana ibintu byinshi bigiye bitandukanye byo hirya no hino ku isi, ahantu henshi hagiye hatandukanye, kubera ko izi proje tuba turimo ni proje ziba zizewe kandi ni bimwe mu bintu by'umwihariko biba bigezweho hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu cya mbere nakugezaho ni uko polisi y'u Rwanda yasohoye iri tangazo kubera impamvu zigiye zitandukanye. Impamvu ya mbere, polisi y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko yararebye isanga abapolisi benshi buriya ngo binjira mu gipolisi binjira kubera kujya gushaka akazi, ariko nta bumenyi buhambaye baba bafite. Ubumenyi bw'imikoreshereze y'ururimi, ubumenyi bwo kuba bafite disipurine ihagije. Akaba ariyo mpamvu rero bifuje kuba bakinjizamo abarangije kwiga kaminuza kugira ngo baze bazi ururimi, bajye boherezwa mu mahanga ndetse babashe no kuba bakorera ku mipaka. Impamvu ibi ngibi babikoze, abapolisi benshi bakora ku mipaka buriya usanga nta rurimi bazi, by'umwihariko icyongereza, igifaransa ndetse n'igiswahili. Akaba ariyo mpamvu rero bifuje ko bakinjiza abarangije kwiga kaminuza, by'umwihariko abize n'indimi nabo barakenewe cyane, kubera ko ngo igipolisi cy'u Rwanda iyo cyoherejwe hirya no hino ku isi kubungabunga amahoro, gutanga imyitozo ku bindi polisi byo muri Afurika, usanga harimo ikibazo cy'uko kuvuga ururimi harimo bakeya babizi, abandi bose ibyo ngibyo rwose utaza ugira icyo ubabwira ku bijyanye no kuvuga indimi. Akaba aricyo kibazo rero igipolisi cy'u Rwanda cyari gifite, ndetse bakaba bashaka no kugikosora mu buryo bw'uko bashaka kwinjiza abarangije kwiga kaminuza mu gipolisi cy'u Rwanda, kugira ngo babashe kuba bahanduringa iki kibazo cyo kuba u Rwanda ruvugwaho kuba abapolisi benshi bari mu gipolisi batazi icyongereza, igifaransa ndetse n'igiswahili, yewe n'izindi ndimi abantu biyigisha ku zindi mpande bitewe n'ibyo bashaka kugeraho. Amapeti rero bazajya bahabwa, ipeti rya mbere abangaba bazajya bahabwa barangije kwiga kaminuza ni n'ipeti rimwe, ntabwo ari amapeti menshi, ni ipeti rya ofisiye. Ngira ngo uyu mukobwa urabona ukuntu yambaye neza, umukobwa ukeye, ingofero yambaye, ikote, karuvati, ikirangantego kiriho ndetse n'ishati yewe. Iyi myenda niyo abapolisi binjiye barangije kwiga kaminuza bahita bahabwa igitaraganya, bakambara imyenda iriho ipeti rya ofisiye. Iri peti ntabwo barihabwa kubera yuko ngo bakoze cyane, ahubwo barihabwa nk'ipeti ry'icyubahiro, ishimwe ryo kuba uri intwari yihanganiye kuba wararwanye ugakora ukiga ukagera kure, ikindi kandi ukaba wemeye no kuza gukorera igihugu cyawe. Ikindi kandi bari guhereza kugira ngo uzabeho neza, kuko wararushye pe. Buriya niba wararushye wiga, ujye umenya ko iyo ugiye no gukora mu kazi, amafaranga uhembwa nyine ntahaba ahuriye n'ay'umuntu waje mu kazi arangije kwiga segonderi, kuko uzarebe kaminuza uyirangije wigisha segonderi ugatangira ku mushahara wa 270, waba urangije pirimeri ukigisha, waba urangije segonderi ukigisha pirimeri ugatangira ku mushahara w'ibihumbi 160. Urumva uwo muntu twamwikubyemo hafi gatatu, kabiri n'igice. Urumva uwo muntu nyine ibyo aba akurusha aba ari ibintu byinshi cyane kandi by'agaciro, nabo baba babibona babiha n'agaciro. Imishahara rero
imishahara bazajya bahembwa ni imishahara ishimishije ku buryo kubona umupolisi wapfa kubona umushahara rwose wapi, kandi ikindi bazajya baba mu bigo byiza, bazajya barya neza babeho neza, kandi bazajya bakorera mu mujyi nta bintu byo kubajyana mu cyaro wapi wapi, ni ukubaho mu mujyi. Ikindi kandi imishahara yo umupolisi nyine w'umwofisiye ku kwezi azatangira ku bihumbi 180. Ibyo bihumbi 180 rero ntugire ngo hariho kwishyura inzu, ayo kwitunga, ayo kwiyambika wapi. Imyambaro imenywa n'igihugu, uko baguhembye baba bafite igihe bagera bakabahereza amafaranga yo kujya kugura imyenda buri wese yashaka. Ikindi bagushyira mu kigo, ibyo kurya murya ibyo mushaka byatanzwe na leta, inyama ni 2 mu cyumweru, ibindi byose mubigenerwa na leta, byaba ibyo kurya ibyo kunywa, nta kurya ibiryo nyine urumva nawe bidafite icyo kunywa, byose bitangwa na leta. By'umwihariko cyane ko leta yanatangiye gahunda yo gufata abapolisi bose nabo bakabashyira mu kigo, bakaba bagiye kubaho nk'abasirikare. Reka ngushimire ko muri kino kiganiro ngende Isa wari kuri Rwandarum TV, kubwire kora subscribe tujye tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tugomeze dushimire wese wakoze subscribe, ni umuntu w'indashyikirwa. Ciao ciao.